Jolly, Jolly. If you want me waiting moment, you are my sherry, Jolly. You are my sherry, Jolly. Jolly, Jolly. If you want me waiting moment, you are my sherry, Jolly. You are my sherry, Jolly. Ngo baby honey, uhora unyegereza unyereka kurishi baby money, gusa wanyibagije urukundo rw'ibibice. Nakupenda sana njyewe sinzi uko wanshituye big buri zawe ziri mu byatumye mwe Imana wema yamaye sinayipfusha ubusa Jolly. Would you love me, Jolly? Umwana nikundiye Jolly. My neighbor Jolly. Jolly, 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 Jolly. Ubikaboneka ntabwo agira mukorere ku buntu ese ku buntu we ibyo byuma nawe urega baragushora nawe akazunguka natwe mu Rwanda mu mahanga no mu bindi bihugu ntavuze ni wa mungu wanyu Pateri ku bwa Muyenzi TV show. Uyu munsi rero ni vibe ndi kubwe n'ibihungu hano bibiri kabisa binyegereye by'ibikura nkota wallahi. Ewan twababwiye ko tuzatubaha kimwe cyose gishoboka kugira ngo mwishime. Rero uyu munsi ndi kumwe n'abahanzi babiri ba hip hop. Ewan bakizamuka ariko mugomba kubamenya mukabakunda. Ewan reka batangire babibwira kugira ngo twumve koko. Duhere kuri nde. Ndekuramige ndi mu buribwe, umuryango awutaye mu buribwe. Ndekuramige ndi mu buribwe, umuryango awutaye mu buribwe. It's your boy Coolest Official. Nanjye nishimiye kuba ndangambanye nawe ku uyu munsi Pateri. Oji kabisa Coolest, karibu kabisa Coolest. Bro, twagibwira abakunzi bacu. Okay. Njye mfite icyizere cyo kubaho imyaka myinshi nge ntazi wenda nkagafata cyangwa se mu kimwe nkaraburiza nkakotora byose bipangwa na rurema twiturize ntituzi ubuzima twese twisanza ku isi nge naje nshaka gahiti nkagafata KG gusa ndibanyoroheye. It's your boy Black Shooter. Abahungu banjye nawe mwabumvisha rero uyu munsi nta kintu cy'ibigambo byinshi bihari byo kuvuga kabisa. Uyu munsi umva nukuba kubita show nta bintu by'amagambo menshi kabisa. Coolest bimeze bite se? Deshita bimeze bite se? Ibintu fresh. Uri ready? I'm ready. Uri ready? I'm ready. Boy ready? Yes, I am ready. Kabisa none njyewe ari ukuntu mpita mbigenza ari akaririmbo mufitanye. Njye ndashaka mpita kubita performance y'ibisazi none uko karirimbo mufitanye. Ibindi njyewe namwe bivuga stronga. Stronga twagiye ngo I'm very strong, I'm stronger. Buri gihe mbikora ndi kubagomba gusa nigafatwa bizaba ngombwa ko muza mudushaka. Muze muvugira hejuru munaga hejuru gira uti bobo. Muze muvugira hejuru munaga hejuru gira uti bobo. Black Shooter ndabarenze nigaye gusimiganwa namwe imyaka maze simike mushaka mwaceceka uko nyir'ijuru godare w'amayitara Tupac mwami nawe akazanye inspira home ndacyari anda ndemera gusa sindikirara kandi ndushaka gukira ntiriye kumaniga zabikora gute binyujije music kuba rap y'ukuri byo kandi yigisha nshaka money kamane nshaka cash nshaka money nshaka cash. I'm very strong, I'm stronger. Buri gihe mbikora ndi kubagomba gusa nigafatwa bizaba ngombwa ko muza munshaka. Muze muvugira hejuru munaga hejuru gira uti bombo. Muze muvugira hejuru munaga hejuru gira uti bombo. Gadi kuba kwisi biragoye kubona ubukanda bisaba ubutari pose. Gusanye kari isomo ry'ubuzima niyo nzira twagenewe twese kunyuzwamo. Haki ya Mungu mbikora nka chibude niragije Mungu nagukubita renge nkurikiye amagugu. Haki ya Mungu uzatinyina haba amabara
haba amababa n'isangre nzigoma zigushyira the same fly uraca urikuze cyangwa urigumiraho. I'm very strong, I'm stronger, buri gihe mbikora ndi kubagomba gusa bigafatwa bizaba ngombwa ko muza munshaka muza muvugira hejuru munaga hejuru by'ubuti bombo muza muvugira hejuru munaga hejuru by'ubuti bombo yona muza muvugira hejuru munaga hejuru mugira uti bum bum. Igitekerezo cy'ino ndirimbo ninde wakizanye sasa? Ebani iki gitekerezo cy'ingoma ninjye wakizanye. Rikagwa n'akazi none ntabwo ginamfatika. Igitekerezo ninde wakizanye sasa? Igitekerezo ukuntu cyaje njye nyine napanze gukora EP. Icyo gihe nta bushobozi nari mfite. Noneho mpanze man njye ngira igihe ebana music ibura ndayikunda bya danje. Ntabwo nyine ntabwo umuryango wanjye urabyumva fresh nkuko mbyumva, ariko numvishe ngo buriya nta muntu wamenya man, nta muntu wamenya inzozi zawe cyangwa n'uburibwe ucamo kurenza uko wowe wiyumva. Bitangira batabyumva rega. Noneho man njye nagiye gukora EP nta n'umufungo mfite. Salute Chris Beat ni umusaza bya danje. Naramwinjiriye ahantu bita mu Busanza. Ndagenda ndamubwira ni nshaka gukora EP ariko man amafaranga ya EP nayo nabona. None mu producer Chris Beat abarambwira ati Chorest suwe nagufasha ikintu umuntu twabanye turararana igihe kinini ducura mu mwacuramye ndacuramutse kabisa twabanaga turi gang cyane. Arambwira ati nk'umuntu sasa twabanye Chris Beat arambwira ati we tekereza ukuntu icyo wakora nanjye ndakigufasha ariko urabizi hasabwa umuriro hasabwa buri kimwe. None nari mfite phone singiye kuyamamariza izina tu nari mfite nabaraburiza batakwishyuye. Nari mfite phone navuze ubwoko ariko nayo ntari birya yarakoraga fresh yari irenze. Badamubwiye ni Chris Beat reka muhe telefone murire indirimbo 7. Arambwira ati indirimbo 7 Chorest reka ngukorereshe 3 za fresh. Nanjye nyibyumva ndamubwira nawe ubwo kamuremo simukadi sinanatashye nahise nkuramo slim. None Stronger ni nayo ndirimbo natangiriyeho kuri EP. Niyo ndirimbo natangiriyeho nta move nta bintu bya danje wenda ngo mvuge ngo mfite ngo naje mbyiteguye naje nanditse. Reka twese dufata microphone. Acura beat nawe ni umusaza uzi gukora beat bya danje. Acura beat nanjye mitanyita Stronger. Itigo mutazamate. Shuta none twajyanye giye kumwumvisha EP yose tazi na uko nanakoze na EP. Nari nkaka kurya mukorenda mujyana ndamugani kwa Chris Beat ndamugani hodi Chris arafungura numvisha Shuta EP acyumvamo Stronger bantu umusaza twari twitayemo kangusetse none yananiwe yakwemba agapira yicaye ku ntebe yananiwe batayemo Stronger atari yayumva. Tabyukira hejuru arambwira Shuta nyine yasinzire kandi twari twitayemo twitayemo twuma dasi nakubiri. Abantu umuhungu abashyigikiye hejuru aravuga ati ingoma nkatamo. Ndavuga bimeze uteze arambwira ati Stronger sinanatana atayemo. Nuko byagenze duhita tuyikorana ibana Stronger yaratunguranye ariko sinangoma irenze kuri EP yanjye gusa. Urangiye niyo nama nari igifuri. Nyine yarayikunze. Ngiye numva ingoma kuko numvishe ngiye ngira ingoma mitamo zose nazumvishe. Kandi mwe nazumvishe n'umwe nabwo. Nazumvishe n'ubundi igifuri nta kibazo. Ariko nari kidakabije. Ariko nazumvishe zose bahera ku murongo. Ngeze kwiyungiye. Ndavuga ati mwe mwitonde subizamo twumve. None si kure. Nese itonde reka nibarize Black Shot. Nese Stronger niyo ndirimbo. Ntabwo erega buriya indirimbo ukuntu zimeze ntabwo zose zingana. Uko n'abantu bandi bari hejuru yacu ntabwo ubwiza bw'indirimbo abantu babwumva kimwe. Hari indirimbo bivuga ati ngiyi ni nziza bakavuga ati ngiyi ntabwo nziza ariko giye ubwanjye nazimbi ariko ntabwo uvuga ngo n'izindi nimbi nazo ni nziza pe ariko iziruta zose niyo ngiyi. Njye namuturanyijemo indirimbo ebyiri nziza cyane. Arengera indirimbo ye
ya ndirimbo yewe ngo ndi ku buribwe ariko ya ndirimbo ukimara gutanga phone wese ujya ku buribwe izo ngibyo kubera ko uburibwe bicyaje ndi muri ahantu nyine Gisenyi twita guca life family yanjye buri mucuti yanjye abahazi nari ndiyo guca life bari guca life ya daci nyimanuka Gisenyi nabanaga ubwo n'umushushu wanjye nyimanuka Gisenyi bana ndavuga nasekira cyane ko kiri kungotesha byatanje nacyo cyena umva shara utumo ex wanjye wala ndamurespectinga ariko nago twakiyunga ariko ndamurespectinga byatari bana burandi nayiririmbye mvuga ni ndegwande kwenga yega ko kumukunzi ko ndi mu buribwe nine mbona urukundo rwe rwarambushye byatanje naramukunda gaseko wari watanze agafone bwo ikayeto jya mu buribwe uburibwe ahubwo none nyiki dropping ni dropping out uburibwe na shabro n'ubu ndacyari mu uburibwe bwarankasiriye ahubwo ndi gushaka noneho kugerageza ngakora indi ngoma ndi kwita kukuntu umufungo naho ubonye ndebe kuzaza basi ariko aracyari kare mvuga uzabona ahubwo sekure harya ubu ngo ufite indirimbo zingahe njyewe mfite ingoma 12 harimo amakorabo agera nko muri 5 y'abajama nabo batarazamuka abaja shout out umuntu bita Nexi Nexi bro Nexi no mu petit frère wanjye turavukana mu nda nawe ni umuhanzi ni umuhanzi yari umubyinnyi imbere ariko arankurikiza ariko ni umusirikare biteye ubwoba kuri beat nanjye ndamutinya barabizi barize shuta none se wowe kiri guti amakuru umeze neza kabisa bana nawe indirimbo ngo yitwa ngo urumva nifitanye na petit frère wangu ni nziza nayo nayumvishije none se wowe amakuru yawe ibitekerezo byo kuba umuhanzi byavuye he njyewe ibitekerezo byanjye byavuye ntabwo nize ndebera ku kwabaniga abantu mu Rwanda ariko nazo ndazumva ariko njyewe inspiration yanjye ni umuriga witaribanye barabiza ndagaza no konsora ngo none se kandi akaririmbo muzika wenda mbwira freestyle kari waje biro se baracyaze ntabwo nyikizibu kuko natangiye kera 2015 ngenda mpindura injyana kuntu nongera nizera muri Afrika nirebera aba Nigeria na Davido abantu baririmba uko ngo nzikura ariko no kuririmba bisanzwe nabikora ngango bita aka freestyle ka kapera yo kurapa ubu ngende muri rap bana nkubita freestyle y'ibisa nakura extrait nkubita uyu munsi ntabwo nshaka kuvuga byinshi ndajya mbaza ibibazo bikeya mutamu nakubitanga freestyle naririmbiye baby wanjye nukuri nitegereje Kigali mbona abana beza gusubaruta ni wowe bafite imico myiza gusi yawe irushijeho kukubura sinabirota habe namba kugusigana ibyaza mu byo nekereza kukubona n'ibya byishimo bidashira uburyo nsekera nabyo binyongerera iminsi kuko iyo nseko yawe ari ya mbere mu buzima if you love my soul I go love you too nibibaru uburyarya ahubwo bibaru kuri umwiza nkawe namubonye rimwe mu buzima ni wowe kandi nta wundi neze kubona nkawe ako sokitse gute wallahi wanwaye roho karasi yayo wanwaye roho kimwe mu bituma mbaho nzatumu kubera vongre sheri yaragukomye uratami hari ingoma bita no levels n'ama diamonds kati la diamond beach nakwamye no chillings ubwiza bwawe nibwo bunkurura baby love nagusariye kutuitumenyesha kuri mariye nabonye ubyina neza mpasa kukanamba kawe anytime nagutamo mazu kazi tugapanga keji turatwika mona menalika kuri Twitter bazi konje nwika keza wakadete wansangi wanje nagukoma ibyawe keji turatwikamo na menalika kuri Twitter bazi konje nwika keza wakadete wansangi wanje akose bakita gute noneho
akaba kita bakita Rika ariko karacyari project ariko ntabwo karasohoka arakandi nshaka kari mu madeni urumva uraza kukanamo uvugamo nimba ari Ibiza bazagutubire ku Ibiza. None se kure niwe muhanzi wemera kwinspira ariko uzi n'akaririmbo ke ninde? Jewe abantu bitwa ba Bracket man from Bracket ndabakunda ariko freestyle yabo Odizwana sala sala ipiti instala sala Igo make you manya manya Inesi si manya manya This is so people we kalacha people we kalacha we nani walanya Nani kalanya, it go make you feel better. This can take away parapa, this can take away para. It go make you feel Nigeria. Oh yeah, let's go to Zambia, Uganda, South Africa, Dogo, Cameroon, Burundi, Ghana, Sudan. Oh yeah, make you Nikota, mama Africa, Nikota, make it dance, yeah. Everybody Nikota mama Africa Nikota make it dance kabi abataye shoot nawe tukire kubera ikibagiye baramusi ndabumva ariko mbumva gake no sinandirimbo ya hip hop uzi wenda uzi atari yawe wenda atari yanjye aga freestyle gato ni nka kari metero unikari amasegonda 30 yajewe n'ubundi mu Rwanda nakundaga Jay aga freestyle gatoya cyane ariko nziyo indirimbo bita ibyo ubona ni igice cya kabiri batangiye mu cya gisore cyene Fer Ludovico muhanga mwiza mwe niwe Imana yari magorwa yapfuye mu iterura abaro yishyira ngacurama isara mwanga wakiye muri data y'Iroma yejwe na nyine ngo Rwanda batabana bahera maze gasoma itasi ntabwo mwibuka neza ariko ndashaka kugira kuri buzima shuti yanjye menya ko atari gupfa ibyo ubona amanywa nijoro bikubere nk'isomo ryo mu buzima kugera kure mu buzima nshuti yanjye menya ko atari ko gupfa ndikumva ariko iza kera mwarazibagiwe menya muri abantu bakiza mu bintu by'umuziki umuntu utazi indirimbo yo muri JD bureo ya urumva ariko ngenda zizi ni ku ruhande rwa ndazi ni umuntu wumve bamundishije imiziki wala kibazo ziranda zizi ariko ngenda ndinibagirwa muto kandi rero n'akantu kamwe nago maca kugira ngo naruke bisaba kongera kuzumva. None se ufite indirimbo zingahe boss we? Yewe zigeze mu 8 ariko hari n'izindi ziri nyuma zicyanditse utara usinago wadutamo usizakera zo nago wadutamo agashyashya nyine nagutamo nk'agakarasi ko gashyashya numva babisaba kugira ngo nimero bakadropinga kuntu tugiye kubigenza ugiye gutama agakarasi ubwo nk'umuntu w'artiste wita wumva indirimbo ahantu bijyanye ndahita ngarura hano tukupita morabo twagiye Jori if you want me waiting moment you are my sherry Jori you are my sherry Jori if you want me waiting moment you are my sherry Jori you are my sherry Jori ngo baby honey uhora unyegereza unyereka kurishi baby money gusa wanyibagije urukundo rw'ibibice nakupenda sana njyewe sinzi uko wanshituye big police zawe ziri mu byatumye mwe Imana wema yamaye sinayipfusha ubusa Jori would you love me Jori umwana nikundiye Jori my neighbor Jori Jori if you want me waiting moment you are my sherry Jori you are my sherry Jori ngo baby honey uhora unyegereza unyereka kurishi baby no more
gusa wanyeretse urukundo rutandukanye n'urw'abandi, ni nayo mpamvu mpora nkwiyegereza, mpora ndimo nshaka kugukunda, mpora nshaka kugukunda. Jye nukuri nitegereje Kigali, mbona abana beza gusa ubaruta ni wowe, bafite imico myiza gusa iyawe irushijeho, kukubura sinabirota habe namba, kugusigana ibyaza mu byo ntekereza, kukubona nibyo byishimo bidashira, uburyo nsekera nabyo binyongerera iminsi. If you love me I swear I go love you too, I swear I go love you too. If you love me I swear I go love you too, I swear I go love you too. Uburyo waje nabyakirije amaboko yombi, iyo abari kumwe wari kuva ukansiga, kandi nta wundi neze kuzabona umeze nkawe. Yeah. Uyu munsi ni show, uyu munsi ndabarisha show, uyu munsi ndabarisha show. None se Coolest, niwe nzajya mperaho mbaza, ni izihe mvune ugirira muri bino bintu kuva watangira gukora? Ni izihe mvune ugira? Shayibana, imvune ni nyinshi n'ubu ngubu ndacyahura nazo. Sometime hari n'abantu baba bashaka kubikapinga, ariko kubera biba ari passion ibintu ntago nabumvaga bazi ko nzabireka cyangwa bazi ko nabireka, umva bakureyagaho ukuntu ntago nzabireka. Ahubwo icyo nasaba abashoramari nibaze badushoremo, natwe turaba upcoming, tukeneye kuzamuka neza. Abasimbura baravaye nimutadufasha natwe tugera aho tugera. Shout out kuri Moyenzi TV show iba yadutekereje ikadutumira tukaza gukora ikiganiro kugira mwagure imipaka, mutwereka abandi banyarwanda, abandi bafana bari mu nkengero zindi zitandukanye batumenye. Ebana shout out, kandi nawe Pateri shout out. Music iravunanye bya danje, ariko tuzagerayo bro, tuzagera. Kabisa. Shuta gaho subiza icyo kibazo, ni izihe mvune ugirira mu muziki ukora? Ngewe mu imvune ntago uzabura ko umuntu abategita, kuko ntago uzagenda usakire producer ngo agukorere. Ibi yabisa n'ibyo cyane, nimba ari nk'umuntu wenda muciringa cyane iyo byaba ari bike ariko bikaboneka, ntabwo agena gukorera ku buntu, ese ku buntu we ibyo byuma abana nabo barega baragushora nabo akazunguka, natwe tugashora natwe tukazunguka. Urumva rero nibyo ibyo biceri bikeya, buriya n'aba producer nabo turabashimira ukuntu akumva. Erega Shuta naguciye mu ijambo, buriya ako aba producer bo mu Rwanda buriya amajije kubona mani na baraciriritse, nagita nko gucirikana mu bwenge bwabo. Nyine n'abantu bashaka gukora akazi. Action. Inimvune z'umuryango. Ini music ahantu bibera bibi cyane nuko umuryango ubutumva ikintu ukora, ugasanga umuryango ntabwo ugushyigikiye muri music ukora, ugasanga nimba ukora izo rap cyane gukora izo n'abarani bikunda kuba baho, ugasanga bazi kugiye mu bintu by'ubwiye, mu bintu byo mutabi, mu bintu nyine bidafite umumaro, kandi music ni business Pateri. Rero bagomba kugerageza bakatwumva, kandi tutabaye burerega abantu bose babaho mu buryo bitandukanye. Hari igihe papa wawe akura ari umukanishi akabikunda akanaba umukanishi, noneho yabyara umuhanzi bikamugora kubyiyumvisha. Ndiye mbona ari cyo kibazo ahubwo ko bibagora kubyiyumvisha. Ariko babwire ukiri guca ku ruhande, ubwira umusaza wawe cyo kintu nakubwira umukanishi ndamwemera, urumva ariko abashaka kumatwara twarananiranywe. Ni nayo mpamvu atamugufasha, ni nayo mpamvu hari ibintu byanjye mani bitaragera kure, kuko nta mugisha wa kibyeyi witambikamo ikiganza cy'ababyeyi nta kirimo. Gado urumva ababyeyi barabanze kubera ntabwo nabanze nyine, ahubwo ikintu mba nshaka bari gukora iki ubundi rukora iki kugira ngo babikunde, nyine babone ko ariyo talent yawe umuziki. Uri gukora iki kugira ngo umuryango wawe ubabyumve nkuko natwe nka wenda nk'urugero turi abafana bawe, izo ndirimbo zawe tuzivamo tukazikura. Kamunganire ikintu yakora, ese ikintu akora we yabonye gutyo batari kubyumva, wowe urahasoringa ku bwawe, ari nayo yaso yakubwiye, urahasoringa nta kintu bazi, nyuma feedback izavamo bagera babyumva, ariko urumva baba barakudindije ugahasoringa cyane, ariko nta birenze. N'undi yari impano rega, buriya habanza impano kubikunda, n'Imana nayo ikagumugisha w'ibyo bintu. Nuganiye Shuta, hari igihe twinigeze kugera, hari igihe bigeze kuntumira ahantu bita Ikabuga kuri show, nyine tujya gukubita Ikabuga sininguruguru ya gare gato yara kuri mezo ya Kabuga yego talent show siyo.
noneho tujya gukubita umubyeyi ndamubwira ati rero hari ahantu bantumiye ugomba kuza kuko twari dufite abo mu studio icyo gihe ndabyibuka dukorana na Class Beat na Roxy baradutumira umubyeyi abona turi koga saa 12 yavuga se niyo muba mugiye mwe muba muri kumbegera mugiye kuririmba mutagiye turamujyana wande mani abona dukoze ibintu birenze abona abafana dufite hari akaguma bita sineguza twaririmbye ndi kuvuga ngo nzanira kuri mitsingi icyo gihe nari niyujuje imyaka yo kunywa mitsingi batagira Meri twaratatse arambwira ati kure se nabonye ukuntu baririmbye kariya karirimba abana bakaza bakakabyina abantu benshi ibintu ngende mugurira akamitsingi nicyo kintu nshimira Meri nahise mbona ko yakunze nyine polo zanjye mbona ko yazihaye chano yanjye ngewe ni Black Shooter Rwanda utubundi indirimbo Kuresta official. Nari mwakoze rero kuza kwitabira ubutumire bwanjye sibyo kandi abashimye muzatera imbere yari iki Kuresta it's your boy Black Shooter kubwa Muyenzi TV show mwakoze kudukurikirana kandi ndabizi neza ko mwaryohewe nimba waryohewe ukore subscribe unaduye na comment tubwire ko ibintu bye style na she mwakoze cyane